Reka nshuti mukundwa, kuri uyu munsi wa none twongere twishimire Imana itubashije kugira ngo twongere twige ijambo ryayo. Muri iki gihembwe turimo turigira hamwe igitabo cya Mariko, ariko kuri uyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru tukaba dufite insanganyamatsiko ifite umutwe uvuga ngo imigani. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kwigira hamwe ingingo y'uyu munsi kwa kane ivuga ngo itabaza n'urugero rwo kugererwamo. Itabaza n'urugero rwo kugererwamo niyo ngingo tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Icyo kwibukwa kikaboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 4 umurongo wa 24 ndetse n'uwa 25. Arababwira ati, nimuzirikane ibyo mvuga, urugero mugeramo nibwo muzagererwamo, kandi muzarushizwaho. Kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Ndakwinginze kugira ngo tujye mbere muri iki cyigisho tubanze dusenge Imana. Turongeye turakwishimiye Imana ishobora byose, tukwishimiye kuri umuremyi wacu, twishimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi. Turakwinginze rero kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe no muri iki cyigisho tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Itabaza n'urugero rwo kugererwamo. Iyo dusomye mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 21 ndetse n'uwa 23, mbese niki Yesu yibandaho by'umwihariko mu mugani w'itabaza? Ese iyo dusomye aya magambo Yesu niki yibandagaho cyane, cyangwa se niki yibanzeho cyane muri uyu mugani w'itabaza? Mariko 4:21 kugeza 23. Reka duhurire kuri aya magambo aboneka muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 21 kugeza uwa 23. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo indi migani. Nuko arababaza ati, mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara, cyangwa gushirwa munsi y'urutara? Ntirishirwa se ku gitereko cy'amatabaza? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo? Kuko ari nta cyapfuritswe kitazagaragara, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi yumva niyumve. Aha rero Yesu yarimo agaragaza uburyo itabaza ishirwa ahagaragara. Tuzirikane yuko itabaza rigereranya ijambo ry'Imana. Itabaza rigereranya ijambo ry'Imana. Rero Yesu iyo yavugaga iby'uyu mugani, ni ukuri yarenguriraga ku ijambo ry'Imana ko byange bikunde bikwiye gushirwa ahagaragara. Mu gihe cya Yesu, muri aka gace k'isi, amazu yabaga afite ubunini butandukanye ndetse yubatswe mu buryo butandukanye bitewe n'aho yabaga aherereye cyangwa ubushobozi bwa ba nyirayo. Ayo mazu yubakwaga hakurikijwe urugero rw'Abagiriki rwo kubaka amazu ahazengurutse imbuga, ariko akubakanwa ubuhanga butandukanye. Yesu ashobora kuba
yaravugaga iby'amazu mato y'abaturage basanzwe, yaba ari amazu manini cyangwa amazu mato. Ikibazo gishingiye kuri iri hame: umunsi umwe ukuri kwerekeranye na Yesu ko azagaragazwa. Ni ukuri, umunsi umwe ukuri kwerekeranye na Yesu kuzagaragazwa. Muri Mariko rero igice cya 4 umurongo wa 21, Yesu yabajije ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere cyari cyitezweho igisubizo kiri mu buryo bwo guhakana. Mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara? Akoresheje iby'amabanga yashizwe ahagaragara, umuntu wigize kwiba amakuru yo muri mudasobwa niwe uzi iby'amabanga yashizwe ahagaragara. Ariko icyo Yesu avuga hano ni ubutumwa bwiza. Ni ukuri, iyo dusomye amagambo neza, icyo Yesu yavugaga ni ibyerekeye n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Kristo igihe kizagera bujya ahagaragara, bubwirwa abari mu isi bose. Nta muntu uzagira urwitwazo yuko ubutumwa butigeze bumugeraho. Ni ukuri, iyo dusomye amagambo yo muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 24 ndetse n'uwa 25, aricyo cyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru ubwo turi kwigana aya magambo, hagira hati: arababwira ati, nimuzirikane ibyo mvuga, urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho. Kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Aha rero igihe Kristo yavugaga aya magambo nanone, yari ashingiye ku mibereho y'abacuruzi. Ubwo iyo umuguzi wabo aguze, bagira icyo bamwongerera. Ariko ahangaha iyo dusomye aya magambo cyangwa se iri somo tumaze gusoma, ngo ni irihe somo Yesu ashaka gutanga mu mugani w'urugero rwo kugereramo. Ubu rero ahantu henshi ku isi ibicuruzwa bigurishirizwa mu masoko, abacuruzi bafite igikoresho bakoresha bapima ibicuruzwa barimo kugurisha. Ni umucyo rusange ko abo bacuruzi bagira icyo bongera ku bicuruzwa kugira ngo bifashe abaguzi kumva ko bafashwe neza. Yesu yifashishije urugero rw'uburyo abacuruzi bafata neza abaguzi kugira ngo agaragaze ingingo yerekeranye no kugaragaza ukuri. Iyo umuntu avugisha ukuri kandi agakurikira umucyo arushaho kunguka byinshi. Ariko iyo yanze umucyo n'ibyo yari afite mbere arabyamburwa. Nshuti mukundwa, ndakwinginze kugira ngo dufate umwanzuro uyu munsi wa none, dukurikize umucyo w'ukuri. Ijambo ry'Imana ni uwo mucyo w'ukuri ukwiye kutumurikira, kandi iyo twanze ukuri na turiya duke twumvaga ko dufite turatwamburwa. Ariko ndakwinginze kuri uyu munsi wa none ufate umwanzuro wo kugira ngo ukurikize ukuri. Nshuti bakundwa, urugero tugereramo abandi natwe nirwo rugero tuzagererwamo, kandi Kristo azaturengerezaho. Icyo mbasabira kuri uyu munsi ni uko tugiye gutekereza cyane uburyo bwose tubana n'abandi, cyangwa se uburyo bwose tugirirana n'abandi. Ariko kuri uyu munsi Kristo adushoboza kumvira ijambo rye
bityo iryo tabaza rikabasha kutumurikira. Icyo musabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko utubashishije kumva ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero kugira ngo ubwo tumaze kwiga ijambo ryawe rishore imizi mu mitima yacu, rizabashe kutubera impamba nziza. Ibyo ni byo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.